kugira ngo umugabo wanjye atahe nta deni na ritoya imufitiye. Ndashimiye Imana muri urwo rugendo rwose ko yadushoboje tugakora umurimo w'Imana neza. Bari abana bavuye ahangaha harimo 4 tutabana ariko twashingiye, abandi bose twabareraga biga imyuga, harimo abiga muri interna muri universite. Nanjye muzambe hafi uzadushyigikire ndabibasabye. Icyumweru cya nyuma Sheri ajya gutaha yitaba Imana, nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga, nawe yagizemo ibihe byo gusenga. Hariya yakoreraga Kamuhoza nibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo. Murabizi yarabikoze, yarabizi ko ari umugeni kandi nanjye nari mbizi. Mbese Imana yaramuteguye bihagije. Gusa icyo nababwira, yari umugabo mwiza, uca bugufi, ukunda abantu, ukunda Imana, utishyira hejuru, wemera no guhanurwa abantu babana nabo, babanaga nabo umunsi ku wundi. Abenshi barabizi, yubahaga bimwe biteye ubwoba, yubahaga n'umwana mutoya yamwubahaga. Ajya gutaha mu cyumweru cya nyuma kuwa gatatu, yagiye gusenga kuko yitabye Imana kuwa kane. Navuye gusenga njya kwirirwa kwa mama, ndi mu masengesho. Imana irambwira ngo giteguye urugendo rwihuse cyane, ariko yongeraho ijambo ngo kandi rw'umugisha. Ikindi cya kabiri irambwira ngo hari ubugingo ifashe ikuye ahantu ibuteretse ahandi. Imvugo y'Imana iratangaje mw'abantu. Muri uwo munsi niriwe nacitse intege, murabyumva. Naje kuva mu rugo mu masaha 9 njya kumutegurira kugira ngo ajye kuzana abo bashyitsi bari baturutse Bugande, aho yakoreye impanuka. Bari bavuye hanze muri Amerika baca muri Uganda. Abo bose uko bari 4 bose barapfanye bitabye Imana. Donati niwe wapfuye bwa nyuma, nawe tuzamushyingura ejo kuwa kane. Ejo bundi kuwa kane. Yagiye amahoro muri Uganda, agiye kuzana abo bashyitsi bari baje kudusura. Twagombaga no kujyana, ndavuga se abashyitsi baraza babura umuntu bakira, nigira mu gikoni ndateka buri kimwe cyose. Bari hafi kwambuka umupaka barenze mu mujyi, arampamagara yishimye ati Sheri, gufora ikintu muramukazi wakuzaniye. ngo ntabwo ndakabati ndabivuga, bose bari arambwira ngo reka ngusunikire akantu kuri fone wongereho. Hari ikindi kintu yambwiye ko ugomba kongeraho. Icyo kintu nacyongeyeho, ntegura ameza, abana bari bakiri mu gikoni. Arambwira ati ubu nsigaje amasaha 3 ngo mbe ngeze aho ngaho mu rugo n'abashyitsi bacu. Saa 3 zikubisemo, saa 4 nabaraga ko saa 3 n'ice aribwo bagomba kuba bangezeho. Saa 4 zigeze numva umutima utangiye kundya. Mfata fone mpamagara Sheri nka gatatu, mbona ntayifashe. Mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata. Iya kabiri numva umuntu utavuga neza Ikinyarwanda arampamagara, ngo bose ngo bafuye. Ndambwira ati we musajya n'ibikiri kumbwira ngo bose bafuye. Numva ntabwo ndi kubyiyumvisha. Bimeze gute? Sinzi ukuntu nabibasobanurira. Ngo ako kanya nahise nitunganya, njyana na Eric
uriya big head tuhita twambukana umupaka n'umwarimu witwa Fayina n'umuturanyi witwa Vensi ufite imodoka atugezayo. Twagezeyo mu masaa 5:30 aho impanuka yabereye. Bazanye breakdown ebyiri, ikimodoka cyanze kubavaho uko bagihatiriza gikomeza, mbese namwe murabyumva ukuntu ibintu byari bimeze. Ibaze guturuka kuri accident yabaye saa 2 ijoro ryose buracya, bayibakuyeho saa 6 z'amanywa. Ariko njye numvaga gihumeka, nkabwira big head genda urebe, ndabizi dada aracyahumeka, genda urebe. Yagiye aravuga ati mama papa byarangiye. Kubakuramo byabaye ngombwa ko batemagura imodoka barayishwanyuza, n'ubundi yari yarangiye. Muri Uganda ndashimira umugabo Imana yohereje, araza aradufasha, ibintu bigenda neza, tuzana umubiri tugeze Kacyiru. Ndashimira rero abantu mwese mukimara kumva ino nkuru, mwambaye iruhande, mwamfashe aho narindi gutonekara, mwamfashe ku mugongo. Hari muri umuntu yumva agacura injereri agatetira bidashira. Abanyeshuri mwigomye amandazi yanyu, na n'uyu munsi muracyari kunyohereza ku mafaranga. Abantu bo hanze mukora ku mufuka wanyu munyohereza, abinaha ndabashimiye. Mbese kuba muri aha ngaha natunguwe, byandemeye andi mashimwe. Nabonye yuko ntari njyenyine. Urubyiruko muri iryo joro bikimara kuba bahise bansangira. Twari turi kumwe, twari twicaye ku muhanda paka kugeza umubiri hariya kuri morgue Kacyiru. Ikindi cyanshimishije, bagera no muri VWT bangeza mu nzu. Imana ibampera umugisha, ibampera umugisha nyinshi cyane utagabanyije. Murakoze cyane Sheri, wari uw'agaciro kuri njyewe. Wari uburuka ridashira, wari ukore mirimo yawe guherekeza. mukomeze kwihangana no gukomera. Turaza gufata umwanya wo kubasengera no gusengera abana. Nagira ngo muri uyu mwanya
korali